Yes, nizere komeza neza cyane wowe udukurikira umunsi ku wundi ni Wisdom TV Rwanda atugaye ikaze mu biganiro bitambukano umunsi ku wundi ariko dukomeza kugenda dushima mwebwe mudahwema gukurikira ibyo tubagezaho umunsi ku wundi yawa mu biganiro ndetse n'ibyegeranyo bitambukano umunsi ku wundi mwakoze subscribe n'iby'agaciro cyane urabona ko imibare y'abanyamuryango ba Wisdom TV Rwanda igenda yiyongera umunsi ku munsi. Ibyo rero ni ibintu navuga ngo ni ibintu twashima rwose, ni ibintu byiza cyane, kandi n'undi mukomeze umuryango tuwagure niko ngira ngo navuga, ariko kandi nanabashimira rwose ko mukomeje kutwereka ko dukomeje kugenda tubana umunsi ku wundi. Rero mbazaniye amakuru, ni inkuru mbi, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru y'umugabo wapfuye. Ni umugabo wari wararanye n'indaya, ni mu murenge wa Nyamirambo. Umugabo yararanye n'indaya nuko bukeye mu gitondo ayishyura 20,000 irataha, ajya mu kazi ka buri munsi akora, ariko biza kurangira umugabo yitabye Imana. Benshi rero bagakeka ko wenda iyo ndaya ariyo yaba yamwishe. Nyamirambo amayobera ku musore wararanye indaya bamara gutandukana agapfa. Ni inkuru kandi igaragara no ku gihe.com. Amayobera ni yose ku rupfu Rwandacyayisenga Valens wakoraga akazi k'ubumotari. Uyu mugabo rero wari umumotari yapfuye nyuma yo gucyura indaya bakarara barwana, ariko bamara gutandukana yanasubiye mu kazi akaza gushiramo umwuka. Uyu mugabo rero wari wararanye indaya nk'uko n'abaturanyi bagenda bitangaza bavuga ko ari umwe mu bagabo ngo bakundaga gutahana indaya. Nyamuneka nujya no gutahana n'indaya ujye unabyibaza cyangwa se unabitekereza ubutse wa mugani umuntu atadutanye aramutse anapfiriye iwanjye byagenda gute. Ibintu byo bitekereza wenda nibura umutima ukurye, ureke gukorera satani wenda mu byego bwo kugira ngo wenda utinye n'ingaruka wenda zaba muri ibyo bintu. At least nibura uvuga uti reka ninye ingaruka zabibamo, wenda ninye satani bizatuma ibi bintu nabikora. Ni amakuru rero ashimangirwa na nyirinzu nyakwigendera yaracumbitsemo mu mudugudu wa Kiberinka Nyamirambo. Akaba yabwiye ko hari amaze amezi 4 ariko akunze gutahana indaya bakarara. Nyirinzu rero cyangwa se uyu mugabo umumotari yaberaga mu nzu, akaba yavuze ko ari umwe mu bagabo ngo bakunda gutahana indaya hanyuma mu masaha ya mu gitondo cyangwa se mu gicuku zigataha. Indaya rero ngo yaje kurara iwe nk'uko n'undi asanzwe abikora. Umugabo w'umumotari rwose ngo witaniraga indaya buri munsi. Nyamuneka ibintu by'iyi mico mibi ubu ngubu uritaye, nibyo ni inkuru ibabaje, ariko kandi ugiye nyine n'abantu bakigushaka, ugiye uri mutoya. Bityo rero nyamuneka twitwarike. Urumva ko na nyirinzu avuga ati ni ibintu nyine yiberagamo n'uburaya yagize karande. Kumva rero ko ari hatari. Gusa ngo nibyakomeje kumuhira kuko iyo yahatanye mu ijoro ryo ku itariki ya 8 Nzeri 2024 byageze mu rukerera akirwana nayo, bishoboka ko bapfaga amafaranga kuko nyuma yaje kuyishyura ikabona kuhava. Rero amakuru avuga ko uyu mugabo yabanje kurwana n'indaya mu rukerera aho bapfaga amafaranga ngo bari bumvikanye nyuma yuko bamaze kuryamana. Umugabo akaza kujijinganya nyuma yo kumuha, nubwo byaje kurangira n'undi ayamuhaye. Amakuru avuga ko iyi ndaya yaje guhabwa 20,000 ibona kuva muri urwo rugo nyuma yo kwanga kuhava. Nyakwigendera akayihasiga, bikekwa ko yaragiye gushaka amafaranga yo kwishyura. Umugabo rero watanye indaya, ariko mwibaza none ukuntu umuntu atanye indaya adafite amafaranga. Ngaho umuntu ujya kumva ngo umuntu yagiye mu kabari aranywa, ariko ngo adafite amafaranga. Usanga nabyo wenda babitangaje ku rundi ruhande. Nyirinzu rero nyakwigendera yaracumbitsemo yagize ati mu masaha ya 10 z'urukerera numvise induru, numva urugi bararukubita uko basakuzaga. Birashoboka ko baharwaniye, ariko ntibyamaze umwanya munini kuko umumotari yahise yatsa moto aragenda. Abyutse nyuma yagiye ndetse n'iyo ndaya yamaze guteza akavuyo hano, ariko aza kuyishyura nayo iragenda. Nyamuneka buriya n'ubona umuntu yicuruza, ukabona umuntu acuruza umubiri we, ukabona umuntu yahaza ubuzima nyine yaritandika. Nyamuneka abantu ntabwo wari abo gukinisha.
nyuma yo kugenda rero kwa nyakwigendera, nyuma ngo yaje kugaruka mu rugo agerageza kujya kwa muganga ariko apfira mu nzira. Ati ubwo nari ndi gukora isuku mu rugo hano imbere nyakwigendera yagarutse afite intege nke, mubaza icyo yabaye aranyihorera, yaje gukomeza yerekeza mu kigo nderabuzima cya Rugarama ariko ageze mu nzira agira imbaga nke yitura hasi nyuma ashiramo umwuka. Birashoboka ko yaba yazize inzoga cyangwa bakaba barwanye hakagira nk'inyama yo mu nda yangirika kuko nta gikomere yari afite. Nyamuneka rero tujye twitwararika, wenda nujye no kugura n'indayo ndatekereza wenda uvuga uti nyamuneka ipfiriye iwanjye nibanamfunga nibura satani aguhe icyo gitekerezo cy'uko umuntu yapfira iwawe, ibyo bitume wenda uhitamo gukorera Imana mu gihe gitoya. Abaturage rero banyakwigendera nabo baracyari mu rujijo, gusa bagasaba abasore bibana gushaka abagore aho gucyura indaya kuko biteza urugomo. Nanone bagasaba ko iyo ndaya yashakishwa ikaryozwa urupfu rw'uwo musore kuko bakeka ko yarugizemo uruhare. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB na polisi y'igihugu bahise batangira iperereza ku rupfu rwa nyakwigendera ngo hamenyekane mu by'ukuri icyamuhitanye. Rero ukumva ko wa mugani ni ibintu bisa naho bikabije cyangwa se bisa naho biteye ubwoba mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko reka mvuge ngo wenda rimwe na rimwe wenda abantu bajya banitwararika, wenda n'umuntu nanavuga ati wenda birashoboka cyangwa se ntibishoboka, abantu bitwararike rimwe na rimwe. Rero usanga nyine ko biba bikwiye ko nyine abantu bamenya ngo ese wa mugani niba ushaka gusambana cyangwa se gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, niwanashaka umugore mukabana bikagira inzira. Ibyo rero ibyo nababwira bikamesa naho nini hano muri kuza kubana mu makuru agiye atandukanye avugwa hirya no hino mu isi dutoya.